mboneyeho no kubwira abantu ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2025 tuzatangira amahugurwa, ariko ayo mahugurwa ntabwo ari online, ni uburyo buri physical, aho abantu tuzatangira kubigisha kwivura bakoresheje uburyo butandukanye, harimo reflexology, harimo holistic massage, harimo icyo twita fitness therapy, harimo nutrition, harimo na herbalism. Ari ibingibi turimo tuvuga bya herbalism n'ibimera ahangaha aho dukorera. Muri make, niba wifuza kwiga, wifuza ubumenyi, ni karibu kandi twiteguye kugufasha. Ndagusuje kandi mwifurije ikaze inshuti muvandimwe, wowe kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye kuri Muganga Kayitare, ari nawe mubona imbere yanyu ndimo kubavugisha, ni Uriho Samuel. Twasuye muganga. Muraho neza? Muraho neza. Wasuza n'abadukurikiye kugira ngo ikiganiro tugiye gukomeza gukora nacyo bakisangemo. Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Dukunda kubana kandi turanezerwa iyo tubonye mubitwereka. Rero nanone nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira nk'uko bisanzwe, ni Muganga Kayitare. Yego, murakoze cyane. Iki ni ikiganiro tugiye kwibanda kuri bimwe mu bibazo byagiye bibazwa n'abadukurikirana, inshuti zacu, abavandimwe, aho bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Hari ibibazo bagiye babaza kandi twarabyishimiye. Niyo mpamvu tugiye gufata iki gihe kugira ngo tubisubize kandi bijye mu buryo bwiza bunogeye. Muganga, hari ibibazo rero bakubajije. Tugiye guhera ku kibazo cya mbere. Mbese biremewe kunywa amavuta ya mayideni? Icyo kibazo wagisubiza gute? Mbere ya byose tubanze turebe amavuta ya mayideni ni iki. Mayideni ni ubwoko bw'inturusu benshi bita makurata, mayideni, inturusu z'umweru. Zigira amavuta akamurwa mu buryo twita distillation. Distillation ni uburyo ucanira ikimera noneho kikagira vapor yacyo, amazi y'icyuya aturutse muri wa muti akaba afite umuheha asohokeramo, cya cyuya kikagenda kigahinduka amazi. Rero iyo bateka mayideni muri ubwo buryo cyangwa se n'ibindi bimera, hari karite ya mbere ibanza kuvaho ariyo twita eucalyptus oil. Ayo niyo mavuta ya mayideni yabazaga. Mu by'ukuri ayo mavuta ntabwo anyobwa, ku buryo ushobora kuyafata ukayagotomera cyangwa se ukayanywa, cyane ko n'ubundi aba anakarishye cyane. Ariko hari uburyo ashobora kuvangwa n'ibindi bintu ukoresheje udutonyanga. Urugero, ushobora gufata ikirahure cy'amazi ugashyiramo nk'ibitonyanga 2 cyangwa 3 y'amazi ukayanywa. Ushobora gufata nk'ubuki ugatonyanyirizamo ibitonyanga 2 cyangwa 3 bya ya eucalyptus oil, ukavanga ukaguma uryaho kuri bwa buki n'ibindi, ariko ntabwo iyo nkayo ushobora kuyanywa. Yego, ubwo bishatse kuvuga yuko biba byiza kuyavanga n'ikindi kinyobwa nk'amazi uvuze gutyo kugira ngo kibashe kunywebwa, kuko wamunganira n'akarishye gupfa kuyinywa yonyine byaba bigoranye. Dukoresha ku bipimo by'ibitonyanga. Nta nubwo ushaka kurenza ibitonyanga 3 mu kintu icyo ari cyo cyose waba urimo gushyiramo ugiye kuyikoresha ako kanya. Yego, urakoze cyane. Reka twihute n'ikibazo cya kabiri babajije. Baravuze ngo ni gute umuntu yagabanya ubusharire bw'igikakarubamba? Hari abantu benshi batinya
igikakarubamba bitewe n'uburyo gikarishye cyangwa se kirura mu zindi ndimi, mu yindi mvugo. None ni gute umuntu ashobora kugabanya ubusharire bw'igikakarubamba? Igikakarubamba ni ikimera cyiza cyane, gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zoza umubiri, zubaka, ariko koko kirasharira, nanjye ndabizi. Iyo ushaka umuti ntabwo uhunga ibiwurimo, ugomba nyine kuwukoresha nk'uko uri. Ariko reka ndagira abantu uburyo bubiri bashobora gukoresha bagabanya ubukari cyangwa se ubukana bw'igikakarubamba. Icyakora nanone bikaba bifite icyo bishobora kugabanya ku mbaraga zacyo mu kuvura. Uburyo bwa mbere, ushobora gufata kiriya kibabi cy'igikakarubamba ukagikuraho amahwa yacyo yo ku ruhande, warangiza ukoresheje umushyo ukagisaturamo kabiri, noneho ugakoresha ikiyiko ugahatamo uriya mubiri wacyo w'umweru. Uriya mubiri wacyo w'umweru ntabwo usharira cyane. Buriya busharire bw'igikakarubamba buba mu cyo twita sapu, amakakama. Ariya makakama yacyo asa n'umuhondo ameze nk'umushongi, niyo asharira cyane. Bivuze ngo iyo ugihase ugakuramo uriya mubiri wacyo w'imbere wonyine, kamwe k'umweru, kariya k'umweru ntabwo gisharira cyane. Ariko nanone imbaraga zacyo zo kuvura uba uzigabanyije ku ruhande rumwe. Mu buryo busanzwe ubundi uriya mubiri wacyo w'imbere w'umweru dukunda kuwukoresha iyo tuvura n'indwara z'uruhu. Tuwuvanamo dukoresheje ikiyiko, tukawusya mu kamashini kabigenewe, bikaba nk'igikoma. Noneho ukapurayinga ahantu hafite ikibazo ku ruhu, haba mu maso n'ahandi n'ahandi, bikaba bishobora kuvura indwara zikomeye cyane z'uruhu, ibisebe bikomeye. Ariko iyo ari ukunywa, ukuramo nyine iyo nyama yacyo y'imbere y'umweru, ukayishyira mu mazi ashyushye, ugapfundikira, ntabwo birenze isaha, ukayungurura ukanywa. Ubwo burimo uvura ibibazo by'imbere mu mubiri, ariko wagabanyije ubukare bwacyo. Ushaka kugabanyamo igikakarubamba imbaraga zacyo ubu kidasharira, ni ukuba ushobora kugikatagura duto ukadushyira mu buki, ariko wamara gushyira mu buki ugasukamo icyo twita apple cider vinegar. Nta kitwaye, ubuzima bw'umuntu ni nziza, ariko bituma ubukare n'ubusharire bwacyo bushobora kugabanuka. None ukaza kuyungurura cyangwa gukamura ukajya unywaho ku biyiko. Yego, wenda hari n'ikindi kibazo dushobora kugifatanya n'iki ngiki kugira ngo birusheho gusobanuka. Hari uwundi muntu wabajije kuri iki kiganiro cy'igikakarubamba, yabajije ngo mbese igikakarubamba kimaze amasaha 24 gisoromwe kikaba kiri ahantu hatari izuba, cyaba kigifite ubushobozi bwo kuvura? Sinzi impamvu yabibajije gutya, cyangwa se hari umuti bamurangiye umeze gutya, ariko nka muganga wabivuga iki? Igikakarubamba gifite imbaraga cyane ku buryo ubushobozi bwacyo bwo kuvura cyasoromwe budashobora gupfa gushiramo ako kanya. Kubera yuko mu buryo busanzwe ku bantu bafite izo twita dryer, ni imashini zabigenewe zumisha, ushobora no kugisoroma ukagicopinga. Ubwo ni nko kugikatagura ahari, warangiza ukagishyira muri ya mashini ikacyumisha kikabifu, kandi ubundi yafi igasigara ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kuvura. Kubera yuko mu kuma kwacyo ya makakama yacyo sapu iba yumiyemo imbere. Iyo ukimaranye amasaha 24 ho rwose kiba kikiri fresh. Ahubwo ubwo si bwo bwaba uburyo bwiza bwo gutuma kigabana n'ubusharire? Nabwo bushobora kuba uburyo bwo kugabanya ubusharire bwacyo, uretse ko ntabwo ari cyane, ntabwo cyaba kigabanutse. Amasaha 24 ni make cyane. Wenda sinzi impamvu. Ubwo
reka tubivuge ko yabibarije impungenge avuga ati wenda niba igikakarubamba nagisoromye nkakiriranwa kikongera kikirirwa iminsi 2 cyangwa umunsi n'ijoro cyaba kitagifite imbaraga. Impungenge rwose nizishire kiba kigifite imbaraga zacyo. Yego, urakoze cyane. Hari ubundi muntu watubajije ikibazo ku kiganiro cya tungurusumu cyanakunzwe cyane kuri iyi channel. Umuntu umwe yarabajije ngo umugore utwite kandi akaba arwaye amenyo yayivurisha, mbese yakwivurisha tungurusumu, wabivugaho iki? Ashobora kuba yarabitewe wenda nuko yumvise muri icyo kiganiro cyangwa n'ahandi ko umugore utwite adakwiriye gukoresha tungurusumu, birumvikana. Ariko aramutse arwaye iryinyo akaba ashobora kuyikoresha mu buryo twita, nubwo ari mu kanwa imbere ariko nabwo tubara nk'uburyo butari intano, kuko ntabwo agiye kuyirya ngo ayimire cyangwa ngo ayinywe. Rero twavuze yuko tungurusumu ushobora kuyisekura ukayihambirira mu gatambaro kitwa gauze, n'utu dutambaro twiza two kwa muganga, warangiza ukashyira ku gatambaro hahandi iryinyo rirwaye, ukaguma ugatapfuna buhoro buhoro, amazi yayo amanukira mu mizi y'iryinyo. Birumvikana ko nubwo wagira utwumira nta ngaruka na nkeya bishobora kugutera, kandi n'ubundi n'umuntu utwite ariye tungurusumu ntibivuze ngo yahita apfa. Cyokora yiriye nyinshi bishobora kugira icyo bibangamira mu kuremwa k'umwana cyangwa se mu bigendanye n'itembera ry'amaraso, kuko tungurusumu ifite uburyo ituma amaraso yihuta cyane, cyane nk'iyo ufite ibibazo by'imitsi yavuriyemo amaraso n'izindi ndwara z'amaraso. Umuntu utwite rero yakoresha tungurusumu aramutse avura amenyo, nta kibazo na kimwe bishobora kumutwira. Yego, turushijeho kwifuriza abantu ubuzima bwiza mu gihe turimo gusubiza n'ibi bibazo abantu bagiye babaza muganga. Tugeze ku kibazo cya 5. Hari umuntu wabajije ngo muzadukore icyigisho kuri kanseri y'ibere. Wenda nubwo turi kuvuga ibibazo turimo gusubiza ibibazo, ariko ngire ngo wayivugaho gatoya. Kanseri y'ibere, mbese hari uburyo bwize umuntu ashobora kuyivura mu buryo bushobora korohereza umurwayi? Kanseri y'ibere ni kimwe n'izindi kanseri. Ubuvuzi bwa kanseri buriho uyu munsi wa none mu mivurire ya kijyambere, icyo twita modern medicine, biterwa n'urwego iyo kanseri iriho. Hari urwego ishobora kuba iriho ruri hasi, na regime zonyine zikaba zishobora kuvura uwo muntu. Tuvuge kanseri niba iri kuri stage ya mbere, kandi uwo muntu akaba ashobora kubona ubushobozi bwo gukoresha ibyo asabwa byose mu mubiri we, wiyubake, wirwaneho. Ubwo stage ya mbere bishatse kuvuga iki? Stage ya mbere bashobora gukora ibizamini binyuze mu masikaneri yabigenewe, bagasanga kanseri nibwo igitangira, iri hasi. Icyo gihe umuntu ashobora kuvurwa anakoresheje n'ibimera, igakira, kuko ibyo tubifitiye ubuhamya. Byaba uburyo bwo gukora izo twita cataplasme, benshi bita Madipac, cyangwa se compresses, ni imiti isekurwa cyangwa se isembwa ikomekwa ku ibere, kandi bikaba uburyo bwiza bwo kuvura. Bwaba uburyo bwo kunywa imiti, imwe mu miti nkunda gukoresha kandi ndangira abantu cyane ni imiti yitwa reishi. Reishi ni ibihumyo ariko bitari ibingibi twebwe dusanzwe turya. Nyamara ibyo bihumyo nanone ntabwo ari ibihumyo ushobora gusanga aho usanze gusoroma ituma cyangwa urya. Bifitemo uburozi, bisaba ko hari siyansi
yabigenewe yo ku rwego rwo hejuru ibaza gukuramo ubwo burozi. Reishi rero ni nziza cyane ku makanseri ayo ari yo yose. Noneho rero hari imirire, hari iminywere, byose bishobora gutuma umuntu urwaye kanseri ashobora gukira. Ariko hari stage umuntu ashobora kuba agezeho bya bimera na za regime zikaba zidahagije, akaba ashobora gukorerwa ubundi buvuzi mu mavuriro ya kizungu, urugero wenda nka chemotherapy cyangwa se chimio n'ibindi. Bivuze ngo stage kanseri biriho niyo ishobora kuditamininga, niyo igena ubuvuzi bushobora kuba bwatanga umusaruro. Ikindi ushobora gusanga umuntu afite kanseri y'ibere ariko tutitaye kuri stage igezeho ku rwego iriho, ugasanga wenda yamaze gukora icyo twita metastasis. Metastasis ni uburyo ishobora kuva hamwe ikajya ahandi. Icyo gihe mu by'ukuri ntabwo ubuvuzi bw'ibimera bushobora guhita butanga umusaruro, keretse iyo abona buriya buvuzi bwa kizungu ariko noneho agahabwa icyo twita immunology. Ibyo ni ubundi bumenyi rero bisaba ko umuntu arwaye dushobora kubukoresha bitewe n'ibisubizo kwa muganga batanze. Igisubizo rero cyahoranyije ni iki? Ntabwo umuntu noneho dushobora kwigisha kuri kanseri y'ibere, cyokora dushobora kuzategura bimwe mu biyitera dushobora kwirinda n'uburyo dushobora kwiyitaho, icyo twita home basic care igihe waba ufite iyo kanseri. Yego, ubwo watubajije iki kibazo wenda tumusobanuriraho gatoya. Ari ikindi kibazo wenda kimbitse atakomojeho yakongera akatwandikira kugira ngo muganga yongere amusubize. Reka tujye ku kibazo cya 6. Nanone hari indwara ikunze kwibasira by'umwihariko abantu bageze mu zabukuru cyangwa se n'abandi bandi, kandi ikunze kubaho indwara y'imitsi. Umuntu umwe yarabajije ngo twamusobanurira ku muntu urwaye imitsi ni ubuhe buryo yakwifashisha. Si ibyo gusa, hari ababa barwaye imitsi y'amaguru agakandagira akababara cyane, ubwo akababara munsi y'ibirenge nk'urimo gukandagira amavu. Mbese wamufashisha iki cyangwa se niyihe nama wamuha na muganga? Indwara y'imitsi ni ikibazo kuko iriho kandi abantu benshi koko barwaye indwara z'imitsi, by'umwihariko abantu bakuze mu myaka. Uyu munsi wa none wenda muri aka kanya ko gusubiza ibibazo biragoye ko twahita tuvuga ku ndwara z'imitsi zose kuko habaho no kuzitiranya. Hari indwara z'imitsi ijyana amaraso veins, hari indwara z'imitsi igarura amaraso arteries, hari indwara ziba zigaragaza ko ari imitsi ariko atari n'imitsi, aho umuntu arwaye amagufwa ariko umuntu akavuga ati ni imitsi irimo kunguguna. Ariko muri iki gihe indwara z'imitsi byo ziriho. Hari n'indwara z'imitsi nerves abantu benshi nazo nyine babona bazita imitsi. Urugero umuntu aramutse arwaye nka sciatic nerve, igifaransa bita nerve sciatique, ihera hano mu ruti rw'umugongo hasi aho uruti rw'umugongo rusoreza, igashamika mu maguru yombi ikagenda paka hasi ku gatsinsino. Uramutse urwaye nka sciatic nerve nyine uravuga uti ndwaye umutsi, ndwaye imitsi. Uramutse urwaye izo twita varicose veins, varicose veins ni imitsi yishushanya mu ntege no mu mpfundiko ukabona ni nk'imigozi. Izo varicose veins nazo ni imitsi. Hari indwara twita vasculitis nayo ni imitsi. So indwara z'imitsi zo ni nyinshi cyane. Hari indwara zo kuziba kw'imitsi, imiyoboro y'amaraso ikaziba amaraso akifata, ni byinshi cyane. Ariko wavuze ati hari n'igihe ugenda ukumva urasa n'ukandagira mu mahwa. Ikintu mbona
nk'uko umuhanga umwe witwa Dr. Atkins yabivuze, iyo usuzumye indwara ibice 50%, iyo usuzumye indwara ukayimenya neza, ibice 50% uba wamaze kuyivura, kuko uba urimo uvura icyo uzi. Icyo rero ngiye natanga nk'inama kuri uwo muvandimwe n'abandi bameze batyo, ni uko babanza kugana amavuriro cyangwa se abaganga, akisuzumisha neza indwara arwaye ikamenyekana. Ese urwaye imitsi iki? Ni nerves. Hari n'igihe umuntu akubwira ati mba numva uruhu rwanjye rwuzuyemo umuriro, ati mba numva mu maguru, afite icyo twita burning, nko kokerwa, akumva umuriro ariko ari imitsi. Ariko ibyo byose kugira ngo bivurwe bisaba ko ubanza kwisuzumisha, ukamenya neza indwara urwaye ni indwara ki, noneho akaba ari naho ubuvuzi butangirira, kuko mbere yo kumenya ubuvuzi baza kumenya indwara. Inama rero naha uwo muntu yihariye, niba twumva igihe afite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo byo kugira umuriro mu maguru, gukandagira kumva arasa n'ukandagira mu mahwa, kugagara amano n'ibirenge akumva birasa naho byaje n'ibinya, nashaka umunyu w'igikukuri. Nigeze nigisha ku munyu w'igikukuri mu bihe byashize. Ifu yawo ashaka gufata ibiyiko hagati ya 3 na 5 muri litiro 3 kugeza kuri 5 z'amazi ashyushye buhora adatwika, akajya akandagiramo iminota 10 kugeza kuri 15 buri mugoroba, akabikora nibura iminsi hagati y'10 na 15. Ikindi nanone nuko bibaye bimushobokeye yakoresha ubuvuzi bwa massage. Massage ni ubuvuzi bwiza kandi buvura indwara z'imitsi inyinshi, agari zose ariko inyinshi. Ikindi twamugiraho inama ni uko yagerageza akimenyereza gukora siporo. Siporo ni umuti ushobora gutuma ibibazo nk'ibyo bigenda bikira buhoro buhoro, kandi iyo bikize biba bikize mu buryo bwa burundu. Akajya anywa n'amazi, ko amazi ni umuti, n'ibindi byinshi dushaka kumurangira aramutse aduhamagaye kuri nimero za telefone ziri kuri iyi sikirini yacu. Yego, ubwo abatari bunyurwe neza bazahamagara bakoresheje izi nimero barimo kubona kuri sikirini kugira ngo babashe gusobanukirwa biruseho. Ikindi kibazo, yego reka dukomeze ku kindi kibazo cya 7. Hari umuntu wabajije ikimera cyitwa white biba, arimo kubaza ngo mbese mu kinyarwanda icyo kimera cyitwa ngo iki? Muganga dusubiza iki kimera cyitwa white biba mu kinyarwanda. Ntabwo nyizi. White biba ni ikimera kibarizwa mu muryango wa nuts, nk'uko ubona ibyo twita cashew nuts, macadamia n'ibindi, abandi banakitwa bilawa, ariko ntabwo mu kinyarwanda azi izina ryacyo. White biba mu kinyarwanda izina ryacyo biragoye yuko twakibona. Cyokora uyu muntu aramutse adukurikirana yakongera akatwandikira kugira ngo muganga arusheho gusobanukirwa biruseho ku buryo ikimera cyabasha kumenyekana. Ikibazo cya nyuma, wenda utarajya ku kibazo cya nyuma, hari ibimera bidafite amazina y'Ikinyarwanda rwose bikigumanira amazina yabyo y'umwimerere, y'Icyongereza, Igifaransa n'izindi ndimi, cyangwa se twebwe cyane mu buvuzi twita ku cyo twita botanical name. Iyo nzi botanical name y'ikimera, najya Nairobi, najya Mozambique, najya Canada, najya he, nshaka icyo kimera nkoresheje irya zina, kubera yuko iryo zina ryo riri international ntirihinduka. Ariko nk'urugero ushobora gusanga ahangaha dufite ikimera gifite amazina arenze 6 mu kinyarwanda. Ukaba ushobora kuva i Kayonza wajya i Muhanga wabaza ikimera bati reka bati icyo ntabwo tukizi, ariko bakizi kubera yuko izina ryacyo bo bazi si ryo wowe uzi. Ariko international names cyangwa se botanical names
twebwe ziradufasha kuko niyo ukora komande y'umuti runaka uzi ngo hano muri Uganda, mu Rwanda, i Burundi, muri Congo ntabwo twabona, ushobora gukora komande y'uwo muti no kuri Amazon ukoresheje rya zina kandi bakawunyohereza ukangeraho. Yego. Aha, ikibazo cya nyuma gisa n'igikomeye ariko wenda gikomereye njyewe muganga ashobora kuba kimworoheye. Hari ikibazo kivuga ngo imbatabata ishobora kuvura indwara z'amabere. Ndumva twarigeze dukora twigeze dukora icyigisho kuri iki kimera, abantu baranagikunze cyane, turabashimira. Buriya bigaragara ko uyu muntu yaje kubona ko wenda bibaye byiza yagira ubumenyi ku buryo ki yakivurisha indwara z'amabere, ariko bisaba no kumenya indwara z'amabere avuga ni izihe. Kuko ibere, reka ubwo tuvuge ko ari ibere ry'umugore avuga, ibere rifite imiterere ituma rishobora kugira indwara nyinshi tutavuga, nyinshi ariko ubyumve ngo nyinshi. Bashaka kuza akakubwira ati ibere ryanjye ririmo ririkama amaraso, n'akaza avuga ati ibere ryanjye ririmo akantu k'agaturuguru, n'akaza akakubwira ati imoko yanjye iriho udusebe, undi akakubwira ati mu bere mba numvamo umuriro, undi akakubwira ati ibere ryanjye, mbese ni indwara nyinshi cyane. Gusa icyo wenda namubwira ni uko iki kimera gifite anti-inflammatory properties. Anti-inflammatory niba navuga ngo ni ibinyabutabire cyangwa se ni ubushobozi Imana yashyize mu bimera butuma ushobora kugabanya ububabare, uburibwe no kubyimbura ahantu habyimbye. Bivuze ngo ibere riramutse rifite kimwe muri ibyo bibazo, kubabara, gutonekara, kubyimba, ushobora gusekura iyo mbatabata ukayihambira cyangwa se ukayirambika aho hantu. Ariko ntabwo navuga yuko ntanze umuti wa nyawo wa nyuma ku ndwara z'amabere. Mugende uvuga uti muganga Kayitare yavuze ko imbatabata ivura indwara zose z'amabere. Oya, ariko niba ufite wenda kubona ibere ririmo ribyimba, ririmo ububabare, uburibwe, ushobora gusekura icyo kimera, mu cyongereza tukita plantain cyangwa se plantago. Warangiza ukahambira hantu, ushobora gushyira aho ku ibere, warangiza ukarenzaho agatambaro nka goze cyangwa akandi gatambaro wabona, waheze ugafata bande ukazengurutsa imbere n'inyuma ku buryo wa muti umaraho nibura hagati y'iminota 40 n'isaha. Ushobora kugenda uwuhinduranya gutyo kugeza ubwo bwa bubyimbe cyangwa bwa bubabare wumva ko bushize. Ariko njye numva inama natanga ni ukubanza kumenya ese ibere rirwaye iki. Mu by'ukuri ni wo muti wa mbere, ndetse iki kintu ndagishimangira ku bagenzi bose, bene data bari hirya no hino, by'umwihariko muri Afurika, kuko mu Burayi ho nta bantu bafite iyo myumvire cyane. Muri Afurika mujye mugerageza kwisunga amavuriro, kwisuzumisha nicyo kintu cya mbere gikwiriye kubanziriza kwivuza. Kuko iyo wivuye cyangwa wivuje ariko ibyo uvura utabizi neza, iyi mashini Imana yayiremye mu buryo ishobora kwangirika uramutse utayifashe neza. Rero ushobora kwibwira uti jyewe nigeze numva ngo amakara avura ibi n'ibi, ugahita uyanywa. Nigeze numva ngo ibumba rivura ibi n'ibi, ugahita urinywa. Muganga Kayitare yavuze ko imbatabata ivura indwara zo mu buhumekero, none ndumva nseneka, ugahita unywa. Ariko ibyiza baza wisuzumisha umenye neza indwara urwaye.
kuko mu byigisho byose twakoze icyigisho cyabanjirije ibindi kuri iyi cano kiravuga ngo kuvura bisaba ubumenyi. Mboneyeho no kubwira abantu ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2025 tuzatangira amahugurwa, ariko ayo mahugurwa ntabwo ari online, ni uburyo buri physical, aho abantu tuzatangira kubigisha kwivura bakoresheje uburyo butandukanye, harimo reflexology, harimo holistic massage, harimo icyo twita fitness therapy, harimo nutrition, harimo na herbalism. Ari ibi ngibi turimo tuvuga bya herbal by'imiti y'ibimera ahangaha aho dukorera. Muri make, niba wifuza kwiga, wifuza ubumenyi, ni karibu kandi twiteguye kugufasha. Mboneyeho nanone no gushimira cyane abantu ko barabaza. Mu by'ukuri biratuvuna kuba umuntu ari Mozambique, undi ari mu Rwanda, undi ari Burundi, undi ari muri US, undi ari Uganda, undi ari Kenya, kugira ngo bose ubashe kubafasha, ubasubize, ubaganirize. Ko hari igihe umuntu akubaza ati mbese tungurusumu ivura n'umuvuduko w'amaraso, ariko mbere yo kumubwira ngo yego cyangwa hoya, ukavuga uti mamagara tuvugane, cyangwa ukamuhamagara, cyangwa uti nkorera audio usobanure neza, ugafata umwanya wo kumva za audio wenda 3 5 ukaza kumusubiza, kandi ufite n'ibindi ukora. Ndabashimira ko abenshi bafata uwo mwanya akavuga ati reka ne gukoresha ibintu ntabisobanukiwe neza, reka nibarize neza muganga ngira ubumenyi buhagije. Ndagushimira wowe ubigenza gutyo. Kandi nanone mbonereho no kwisegura cyangwa se gusaba imbabazi mwebwe mwese mutabona ibisubizo ku gihe, kuko ushobora kunyandikira ugasanga na message nisomye nyuma y'umunsi cyangwa iminsi ibiri, ubundi se ugasanga ndagushubije nkubwiye ko ndi kuvugishe nkibagirwa, kuko ndi umuntu nyine nibagirwa. Hari igihe message ziba nyinshi, ya message yawe kubera n'izina ntarizi na nimero ntayizi mu mutwe, hazayishakisha ariko mayi wa muntu wambazaga iby'amaso neza, nimero nkayibura, na ya message nkayibura, nkazayibona uko wongeye nyandikiye niyewe wa muntu dore disi yongeye yambajije. Rero no kujya mutubabarira kandi mukatwihanganira. Ndumva wakomeza n'ibibazo bigihari. Ibibazo reka ducumbikira ahangaha, kadusoreza ahangaha, ahubwo twifuriza abantu ubuzima bwiza, abarwaye ndetse n'abarembejwe n'umubiri, abatameze neza, abafite ibibazo, muganga abaha ihumure. Ndabikunda uburyo uha abantu ihumure bakagarura ibyiringiro. Twagiye tubibona mu biganiro byinshi wagiye ukora, n'ubu ngubu ndagira ngo bayihumure nabasabira umugisha, ubundi dusoza ikiganiro. Wenda giye nta jambo navuga ryahumuriza umuntu ngo bishoboke, ariko Imana yirarifite, kuko mu bintu nemera kandi ngenderaho cyane nuko Imana idukunda. Icyo ndakizi ko nubwo waba unyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, urumva mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ni nk'aho ari mu rupfu, nubwo waba urimo unyura mu bintu bikomeye biruhije gusobanura, urukundo rw'Imana rwo rusigara rugisigasiye ubuzima bwawe. Amina. Ndetse ndagira ngo mbwire abantu ko rimwe na rimwe kurwara Imana yemera ko bibaho kugira ngo itugaragarize urukundo rwayo. Iki wenda ushobora kuba utacyumva uramutse uryamye ahantu urimo kuribwa, ariko cyemere ko ari ukuri. Twese turabizi ko icyaha cyaje nk'ingaruka, nako indwara zaje nk'ingaruka z'icyaha. Icyaha kitarabaho nta ndwara zayo, ariko kubera icyaha indwara zaraje.
ariko nk'iyo urwaye ugakoresha ibi bimera byoroheje ukabona biragukijije, mbese ntabwo uhita ubona urukundo rw'Imana rukomeye rwigaragariza mu byaremwe. Benshi bagiye rwose batugisha inama barwaye indwara kandi nabo ubona ko bihebye, ariko ukamubwira ibintu byoroheje bikamufasha, n'udakize burundu bikamworohereza akamara igihe amerewe neza. Ibyo byose bitwerekana ko ari urukundo rw'Imana. Icyo nakubwira wowe nshuti muvandimwe uduteze amatwi, humura, komera, shikama, ihangane, ntuve ku Mana. Imana iragukunda kandi igufitiye icyerekezo cyiza muri ibyo byose unyuramo, niba ari indwara, niba ari ibibazo by'ubuzima, ubushomeri se, udafite akazi, ubukene, umwiryane mu muryango, hari n'ibindi bibazo byinshi twebwe tutazi, ariko wowe uziranye n'Imana yawe. Pfuka musenge ubibwire Imana, kandi Imana yumva gusenga kwacu, izagusubiza mu gihe gikwiriye, izaguha amahoro kandi izaguha ibyiringiro. Hari isomo nkunda cyane, reka ndisome kugira ngo wenda ari naryo rihumuriza abantu kuruta amagambo ngewe nshobora kuvuga. Riboneka muri Zekariya igice cya 9 umurongo ndumva ari wa 12. Reka umuvandimwe ayirebere. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 12. Yego, Zekariya igice cya 9 umurongo wa 12 haranditswe ngo, nimuhindukirire igihome gikomeye, mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Imana y'ubwayo niyo ibivuze, ntabwo ari jye. Iravuze ngo nimuhindukirire igihome, mwambohe zifite ibyiringiro. Wenda ibikuboshye simbizi, ariko Imana iragusaba ngo ugire ibyiringiro. Iyo ubwayo iravuze ngo izagushumbusha kabiri, kandi niyo yabivuze kandi izabikora. Ubwo ni ukuvuga ngo izagukubira kabiri. Izagukubira kabiri. Wowe yinambeho, uyigirire icyizere, kuko iravuze ngo nimuhindukirire igihome, mwambohe mwe zifite ibyiringiro. Imana ikugirire neza nshuti, kandi ukuri mwifurije ubuzima bwiza. Niba urwaye, Imana igukize. Reka dusenge. Urakoze cyane Mana yacu, Data mwiza udukunda, turagushima. Tugushimiye imbabazi zawe, kugira neza kwawe, urukundo rwawe. Tugushimiye ko twitaho cyane, uhabwa icyubahiro. Ni muri ubwo buryo tuzanye imbere yawe abafite ibibazo. Bamwe bararwaye, abandi bafite ibibazo bindi, ariko Data uratubwiye ngo nituguhindukirire, kuko ari wowe gihome. Tukugirire icyizere, tukwiringire. Uhamije ko uzadushumbusha kabiri. Ndetse mu magambo umuhanuzi w'Imana Yoweli yavuze mu gice cya 2, yaravuze ati, nzabashumbusha ibyo inzige zariye. Wenda buri wese muri twe afite inzige n'ibindi byonnyi, ariko byangije ntacyo bisize. Reka twizere ko buri wese uzamugirira neza. Reka twizere ko ari wowe uyoboye ubwato, kandi ubwato turimo ukaba uzabugeza ku mwaro amahoro. Duha umugisha, duha amahoro, turinde, tugirire neza, kandi buri wese umuhe kuzasoza neza urugendo rw'ubuzima. Twese tuzahagarare ku nyanja y'ibirahure dutsinze, ku bwa Yesu umwami wacu. Amen.